Ijambo gukora ni ijambo rigizwe n'imigemo itatu. Ijambo intsinzi naryo rigizwe n'imigemo itatu. Igihuza izi nteruro zombi si imigemo gusa, ahubwo igikomeye ni ijambo naryo rigizwe n'imigemo itatu, ari ryo intego. Wiva no gutekereza cyane, reka mbigusobanure neza. Gukora birasanzwe, niyo ukora ubusa buriya numva ngo bukora. Ariko gukora bigeza ku butsinzi bisaba intego z'igihe kirekire ndetse n'iz'igihe gito. Abafite ibyo bagezeho bikomeye tugurukaho kenshi mu biganiro n'inshuti zacu cyangwa se n'abo duhura nabo, ni abantu bagize intego zikomeye mu buzima bwabo, bagakora buri kimwe baziganishaho. Ni bamwe mu biyambuye umwambaro witwa amahirwe n'inkweto zitwa umwaku, bagakora batitangiriye itama. Uyu munsi wa none bahanzwe amaso na buri wese. Niba ushaka gutera imbere mu buzima bwawe, ishyiraho intego kandi wige kuziharanira binyuze mu mahame yawe. Niba utarabyumva neza, urugero rwiza ni Bruce Melody. Utiguteze kandi kora subscribe ndetse na like, ubundi tubane muri iki kiganiro. Nge wumva ndi Aime Confiance witonda. Mbahaye ikaze. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Itahiwacu Bruce. Bruce yavutse tariki 2 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'1992. Avukira mu murenge wa Nyarugunga, umwe mu mirenge igize akarere ka Kicukiro, akarere kamwe muri dutatu tugize umujyi wa Kigali. Bruce Melody yavutse ku babyeyi bombi aribo ni Bihangana Gervais ndetse na Muteteri Valene. Bakaba barabyaye Bruce ari ubuheta, dore ko imbere ye hari umwana umwe ndetse inyuma ye hakaba hari babiri. Bose hamwe bakaba umuryango w'abana 4, abahungu 2 ndetse n'abakobwa 2. Ku myaka 3 y'amavuko, Bruce Melody yaje kubura se umubyara. Ishavu n'agahinda bitaha ku mutima w'uyu muhanzi wari ukiri muto cyane. Nyamara umunyarwanda niwe wavuze ati agahinda gashira kandi nako kageze ibagara. Mu mwaka w'2012 nyina wa Bruce Melody yaje kwitaba Imana. Bibi bihe by'amarira ndetse n'agahinda kenshi cyane zari muri zitoroshye, kuko iki gihe aribwo uyu muhanzi Bruce Melody yasaga nkaho atangiye kwinjira muri muzika neza, ariko ibicanege nabyo ntabwo byari bimworoheye. Dusubiye inyuma gato, niba ujya ukunda gukurikira imbwirwaruhame z'uyu muhanzi, uzumva agaruka cyane ku ireme ry'uburezi bwe, aho avuga ko atize neza, akabivugira mu migani ivanzemo n'urwenya rwinshi. Nyamara nubwo abivuga gutya, uyu muhanzi Bruce Melody yabashije kuba yakandagira mu ishuri, ahubwo wakwibaza ngo yagarukiye amashuri abanza yatangiye kuri école primaire Busanza, nyuma zo kwava agana kuri école primaire Camp Kanombe. Amashuri yisumbuye yatangiye kuri amateka Kanombe, maze amashuri yisumbuye ayasoreza muri lycée islamique Ndera Rwamagana. Benshi mu bazi uyu muhanzi kuva kera cyane mu bwana bahamya ko kuva avuka yize nabi, atari uko yari umuswa, ahubwo bose bahuriza ko kwiga k'uyu muhanzi byari ingume kubera ikibazo cy'ubushobozi bwa mikoro. Byaje gutuma acikiriza amashuri, ariko nyuma za gukora ikizamini cy'abakandida bigenga, iki kizwi nka kandida libre, abona diplome mu ishami ry'indimi ndetse n'ubuvanganzo. Impano yo kuririmba kwa Bruce Melody ntabwo ari impano yavutse umunsi umwe ngo ihite ikura. Oya, Bruce Melody yatangiye gukunda kuririmba kuva kera cyane akiri umwana. Mu rusengero yasengeragamo bivugwa ko yabaga muri korali. Zimwe mu ndirimbo z'iyi korali zabaga zagizwemo uruhare na Bruce Melody wari ukiri akana gato cyane. Bruce Melody yandikaga indirimbo nyinshi z'iyi korali, ariko nyamara byagera igihe cyo kuziririmba we ntahabwa umwanya, ahubwo indirimbo zose zigaterwa n'abandi. Ibi ntibyagaragaye neza mu maso ya Bruce Melody, ndetse igihe cyarageze umutima unanirwa kubyakira, ahitamo kuva muri iyi korali. Bruce Melody yatangiye kujya yandika indirimbo ze ku giti cye, ariko adafite aho kuziririmbira. Nyuma y'igihe gito, uyu mwana wari ukiri muto cyane yaje kumva indirimbo zitsinda KGB cyangwa se Kigali Boys. Rikaba itsinda ryari rigizwe n'abahanzi 3 aribo Skizi, MYP usigaye abarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse na nyakwigendera Hirwa Henry. Uyu akaba ari musaza wa Miss Rwanda 2012 Aurore Kayibanda. Yasaga n'igitangaza kuri Bruce kuva indirimbo bakunze kwita iz'isi, dore ko iwabo mu rugo bahoraga biyumvira indirimbo z'Imana gusa. Urukundo rw'indirimbo za KGB rwakomeje kwiganza umutima wa Bruce Melody, aza gufata umwanzuro wo kujya kubashaka. Niko gufata urugendo akava i Kanombe yerekeza i Gikondo n'amaguru, aho KGB babarizwaga. Ubwo Bruce yagiraga amahirwe yo guhura n'aba basore bari bafite indirimbo zikunzwe nka Arasharamye, Abakobwa b'i Kigali, Bibi ndetse n'izindi zitandukanye. Yabaririmbiye zimwe mu ndirimbo yari yaranditse, maze KGB
bamubera imfura ntibamwumvira ubusa. Nyuma yo kumva ubuhanga bwe mu kuririmba, KGB bajyanye Bruce Melody muri studio kwa Jackson Dado. Gusa indirimbo bakoze uwo munsi na n'ubu ntirarangira. Kwibutse ko aho hari mu mwaka w'ibihumbi 2006 Jackson Dado yohereje Bruce Melody kwa murumuna we Didier ngo abe ari we umufasha bakomezanya uwo mushinga. Ubwo Didier yageraga Bruce Melody nawe ntibakoranye ngo indirimbo irangire, kuko Didier nawe yamwohereje kwa producer Sembuse. Uko guhererekanywa no kwirengagizwa kwa hato na hato Bruce Melody yakorewe byatanze umusaruro mubi wo gucika intege, dore ko nta mikoro yari make cyane. Kutava kwizima kwa Bruce Melody kabone n'ubwo intege zaba zacitse nta wabyize uyu munsi, kuko biri mu maraso ye kuva kera cyane. Nyuma yo kubona ko atereranywe n'aba producers batandukanye, Bruce Melody yafashe umwanzuro wo kwiga production, maze nawe akajya yikorera indirimbo ze atarindiriye kwiruka kwa producers ngo bamukorere indirimbo. Bruce Melody yinjiye muri Black Gang Studio, ikaba studio ya Amag Black. Ubwo Bruce Melody yinjiraga muri studio yasanzemo abandi ba producers barimo Piano ndetse na Jimmy. Piano akaba yarataziriwe izina Piano kubera ubuhanga budasanzwe yari afite mu gucuranga piano. Gutangira urugendo rwa production kuri Bruce Melody ntabwo byari byoroshye habe na gato, dore ko muri batatu bigaga ari wowe wari ufite ubumenyi buke cyane ugereranyije na Piano ndetse na Jimmy. Bose biganaga bigishwa na nyakwigendera producer Junior Multi System. Mu gihe byasaga nk'aho bigoye kuri Bruce Melody gukomeza urugendo rwa production, Bruce yaje kugira umugisha. Piano arahava ajya muri Future Record ndetse na Jimmy ajya kwiga. Kuri Bruce Melody wari umwanya mwiza kuko yaratangiye kubona ubwisanzure muri Black Gang Studio. Yarakoze karava atangira kugafata mu ndimi z'ubu. Ubwo Bruce Melody yaratangiye gutera imbere muri production, ubona ko byatangiye gutanga umusaruro mwiza. Bruce yaje gutandukana na Amag Black amwirukanye. Bruce Melody akomeza muri studio ntoya yabaga i Masaka. Nawe ahageze ntibyagenze neza, Bruce akomereza guhamagana muri Emeza Studio. Bruce Melody aha naho ntiyahamaze kabiri, dore ko naho yaje kwirukanwa. Bruce Melody wari umaze kugira uburambe mu kwirukanwa, ndagira ngo nkwibutse ko yari yaratangiye production afite inzozi zo kuzikorera indirimbo ye, agatangira career y'ubuhanzi. Gusa amafaranga yakoraga muri production yari amaze kumwibagiza intego yari afite mbere hose yo gutangira. Nyuma yaho asezerewe muri Emeza Studio y'Rwamagana, Bruce Melody yaje kugaruka i Kanombe muri Black Gang Studio, asanga Amag Black yarayigurishije, maze uwayiguze ahakaze Bruce Melody. Umunyarwanda niwe witegereje, arangije aravuga ati icyo uzaba cyo ntaho kijya, yewe ngo muragendana, cyangwa se atumugisha wawe ukugendaho mpaka. Mu mpera z'umwaka wa 2011 Bruce Melody yaje guhura na producer Fazo wakoranaga na Arik. Bruce Melody amusaba ko yagira ibyo amwigisha muri production, kuko Bruce Melody yumvaga ko nta kabuza kuba Fazo akorana na Arik, ubwo nawe Fazo yaba ari umuhanga. Fazo yarabyemeye, ariko amubwira ko bazajya bakora indirimbo akaba ariyo bigiraho, dore ko bari baramubwiye ko Bruce Melody ari umuhanga mu kuririmba. Ntibyatinze Bruce Melody ndetse na Fazo bakorana indirimbo ya mbere bise Ngiye Kubivuga. Ubwo iyi ndirimbo yarangiraga, producer Fazo yagiriye inama Bruce Melody yo kuba yareka ibintu bya production, ahubwo akikomereza ku kuba umuhanzi. Bruce Melody wari umaze kubona uburyo production itanga amafaranga, ibintu yabikojejwe, ahubwo akomeza kwiga production ashyizeho umwete. Nyuma y'umwaka umwe gusa Bruce Melody ahuye na Fazo, ubwo bari mu mwaka wa 2012 bongeye gukora indirimbo bayita Tubivemo. Yabaye indirimbo yirukanse igera kure cyane, bitandukanye n'ibyo Bruce Melody yatekerezaga. Mu kumva icuranzwe cyane kuri radio, afata umwanzuro wo gukora indi ndirimbo ayita Telefone. Iyi nayo yaramenyekanye kandi irakundwa cyane. Bruce Melody atangira kubona ko umuziki ashobora kuwukora kandi ukagera kure, niko gukora Uzandabure. Iyi nayo yabaye indirimbo yakiriwe neza n'abakunzi ba muzika. Nguko uko Bruce Melody yasahinduka Bruce Melody. Inkomoko y'izina Bruce Melody ubundi yo bite byayo. Bruce Melody ni amazina hanini ashingiye ku mazina yiswe n'ababyeyi, dore ko izina Bruce ari izina yiswe n'ababyeyi be bombi, kuko bamwise Itahe Wacu Bruce. Naho izina Melody avuga ko ari izina yiswe na musaza wa Teta Diana witwaga Badman. Inkomoko yo kwitwa izina nuko Bruce
yakundaga kuzenguruka mu mastudio atandukanye atanga amamelodi ubwo yari akiri producer, maze abantu bamukenera bakavuga bati muhamagare wa mwana w'amamelodi. Biratinda biratebuka batangira kuba ari we bajya bita melody kubera izo melody yabahaga. Biratinda biratebuka atangira kuba ari we bajya bita melody kubera izo melody yabahaga. Bigeraho nawe izina araryemera, maze mu gutangira umuziki abaryongeye ku izina rye Bruce, ababaye Bruce Melody. Tariki enye z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2012 ni umunsi w'amateka atari meza kuri Bruce Melody ubwo bakoraga amashusho y'indirimbo Uzandabure. Yakiriye inkuru mbi y'uko mama we yari arembye cyane kandi biri ngombwa ko yihutanwa kwa muganga. Bruce yahise yihutana mama we kwa muganga, gusa birangira Imana imukunze kuturusha, aho hari Imana imuheruko ridashira. Nyuma y'urupfu rw'umubyeyi we yari asigaranye, ubuzima bwarushijeho gukomera mu mpande zose, maze Bruce Melody aza gutandukana na producer Fazzo akomezanya urugendo na piano wari umaze igihe gito asinya muri Super Level, imwe muri label zari zifite igitinyiro n'igikundiro muri rubanda. Ubwo Bruce Melody yatangiraga gukorana na piano, nawe yahise asinya muri label ya Super Level, abasinya contract ye ya mbere nk'umuhanzi. Yaje kuva muri Super Level ashesha amasezerano yari afitanye n'iyi nzu yatunganyaga umuziki. Ubwo yasesaga amasezerano yajyanywe mu nkiko asabwa miliyoni 18 z'amande, gusa kubw'amahindwe birangira atanze ebyiri. Bruce Melody yatangiye umuziki ku giti cye, biramuhira, arakora birakunda, ndetse n'ibihangano bye birushaho gukundwa cyane. Bruce Melody yaje gushinga label yise Itangaje label, yafashe abahanzi barimo nka Kenny Soul ndetse na Juno Kizigenza. Bruce Melody yaje kwinjira muri studio ya 155 AM iyobowe na Coach Gael. Aha ibikorwa bye byarushijeho gutera imbere kugeza ku ndirimbo yakoranye na Shaggy When She's Around, indirimbo avuga ko yamuhumuye amaso ndetse akarushaho gusobanukirwa. Bruce Melody abitse ibihembo bitandukanye yatwaye birimo nka Primus Guma Superstar, ibihembo bya Salax Award 5, ibihembo 2 bya Kisama Awards, ibihembo 3 bya The Choice Award ndetse n'igihembo cya Trace Award. Mu bijyanye n'umuryango, Bruce Melody afite umugore umwe n'abana 2. Imvugo zirimo ibinyoma ni imvugo zisanzwe ku byamamare, ari kuvuga iyi nteruro biterwa n'agace bivuze aherereyemo, kuva ku bahanzi, abakinnyi ba filime, abanyamideli, abacuruzi bakomeye, abanyapolitike, kugeza hejuru no kuba perezida. Tuzi imbwirwaruhame zitandukanye zabo zirenze imwe zavugaga ibinyoma, nyuma bikaza kurangira batamajwe n'ukuri. Abo barimo nka Kylie Jenner wabeshye ko iminwa ye ari naturelle atigeze agira icyo yihinduraho, hakazamo Bill Clinton wihakanye inshoreke ye nyamara nyuma ikaza kumutamaza, William Bryan wabeshye uburyo yari mu ndege ikaraswa na RPG akarokoka kandi atarigeze nakandagira ku kibuga cy'indege yagurukiyeho, n'abandi benshi batandukanye. Gusa ukoze urutonde ubwo abantu bagiye babeshya bitandukanye ugashyiraho nabo mu Rwanda, cyane cyane abafite amazina azwi, izina Bruce Melody ntiryabura kuri urwo rupapuro. Bruce Melody ni umwe mu bahanzi bakunze kugarukwaho mu itangazamakuru, bivugwa ko akunze gutangaza ibinyoma byinshi kandi bitandukanye. Tariki 18 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2022 nibwo hatangiye gukwirakwira amakuru avuga ko Bruce Melody afatanyije n'umujyanama we bashinze televiziyo ya Isibo TV. Nyamara ntibyateye kabiri abanyarwanda bamenya ko byari ibinyoma. Televiziyo itari tariki 25 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2021 Bruce Melody yongeye kugaragara mu itangazamakuru asinyira miliyari y'amafaranga y'u Rwanda mu kwamamariza ikigo gikora ubucuruzi bw'ibiribwa kuri murandasi. Ibi nabyo byahanzwe amaso bimera nka za hene numva bakunze guca mu migani. Nyuma y'igihe gito ibyo bibaye, hongeye kumvikana amakuru avuga ko Bruce Melody yaguze imodoka yo mu bwoko bwa Brabus ihagaze agaciro k'amafaranga miliyoni 200. Amakuru y'imodoka nayo ntabwo avugwaho rumwe kuko benshi bavuga ko ari imodoka yahinduwe, ibyo benshi bazi nko kubaga. Ukuri kw'ibi bivugwa nako bikaba bigoye kuba wakubona. Tariki 18 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2024 saa 9 z'amanywa nibwo inkuru ya mbere yagiye hanze ivuga ko Bruce Melody yashoye imari mu ikipe ya United Generation Basketball izwi cyane nka UGB. Ubwo iyi nkuru yagiraga hanze, benshi bayifashe nk'igihuha kiza gisanga izindi tumaze kugarukaho. Biragoye kumenya impamvu nyamukuru
ituma uyu muhanzi akunze kuvugwaho ibinyoma. Gusa si we gusa, kuko hari n'abandi benshi batandukanye nabo bakora nk'ibyo akora, ariko bikarangira itangazamakuru ari we ritunze mikoro ndetse na kamera, dore ko ari umwe mu bantu bivugwa ko bazi kuryoshya showbiz. Ariko umuntu yakwibaza ati ni akahe gaciro ka envelope y'ibinyoma bya Bruce Melody? Uzi igisubizo atubwira muri comment, nanjye ninkimenya nzababwira. Ibuka gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bitandukanye. Nugikunda ukore like, nubona hari n'abandi byafasha wibuka gukora share. Njye wumvaga nari Aime Confiance witonda. Hasta la vista.